akahungu kanje ko mu mutima w'impuhwe kaje gushima mugahe mikoro gashima Imana. Haleluya. Nje nitwa Moise Maniraguha. Ariya twari turabashene nye tuba ku muhanda ako hari byinshi nshimira Imana ndetse n'amateka yawe. Ngo Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. Suka amarira yashize, suka ibibazo birangiye, n'umutima unyuze, ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Haleluya. Njyewe ndashima Imana. Njyewe hari ahantu nakoraga nyine mbere, ariko nyine Shatani arongera aramfata nsubira mu muhanda. Nuko mu gusubira mu muhanda ndavuga ati ubuzima bwo mu muhanda ntabwiyemera. Nibwo naje gusenga, mami burya mushimire Imana, mami ni umuhanuzi. Yarahanuye ati hari ibintu bigiye gukorwa kandi nzi ko bizabamo. Mami mu gihe yabivuze ndavuga ati se koko uriya muntu uhanura ibintu avuze biraba. Nibwo natashye nari mfite inoti y'ibihumbi 10, ndagenda negera umukire, nyine mu rurimi rwacu tuvuga diro. Ndagenda mugatira umukire ngiye kumukinira diro ndebe ko zavamo mve mu muhanda. Nuko umukire ndagenda mubwira ati njyewe urabizi nge nari nzi gucuruza amasambusa n'ibiki, ariko umpaye igishoro ntagenda nkacuruza ukava mu muhanda. Umukire nkibumubwira burya Imana ni igitangaza. Nta n'iminsi 2 byaciyemo. Umunsi wa mbere yarambwiye ati akira inoti y'ibihumbi 30 ugende ugure amapureti 2 y'amagi. Umunsi wa kabiri yamaye 200 njya kugura imyenda ibiki, ndangije ndabigura anyishyurira inzu. Ubu hari abatipe tubanamo, harimo bangahe abandi nuko basigaye. Abo mubana nabo baze hano. Aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. Aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. Abaki turabana, abandi tugomya kubana hanze, ariko abo mubana mu nzu, aba bana murabibuka, nabasanze mu muhanda mbasanga ku ngangi yabo. Ku ngangi ndagenda mbakubita amacensi, atariko se uyu mumere mani aje gukora ikimana. Amen. Babona ndi kubaha amacensi n'akabiswi bakanyiyumvamo. Turaganira dupanga gahunda yo kujya duhura buri wa mbere, nkabatekera nkabashyira ibiryo, mbagurira inkweto, mbagurira imyenda. Shima Imana ko iri gutanga umusaruro. Haleluya. Uyu nguyu yabaga mu muhanda yitwa Pasiteri. Uyu munsi ntakiba mu muhanda, yasanze umubyeyi we. Mama wari hano, mama wa Pasiteri, ngwino mama, ngwino mama, ngwino. Ariko mwakomeye Imana amashyi. N'abandi babirebereho, n'abari butukurikirane kuri YouTube channel babirebereho.
rusengero. Ubu se ntabwo tubonye umusaruro. Uyu yabaga mu muhanda ariko uyu munsi yegereye umubyeyi we. Imana ishimwe. Mama Pastor, Imana iguha umugisha. Twarishimye kandi twaranezerewe kubera ko wongeye kwakira uyu mwana. Uyu mwana asigaye acuranga, asigaye akoma sembare hano hehe mu rusengero. Dufite abana batatu bamaze gusubira hehe mu miryango. Ikimenyetso n'uyu wazanye mama we barasengana hano. Tuzabafasha aho tuzashoboka hose, aho bizakunda hose tuzabafasha. Uyu ni wo musaruro dukuye hehe mu muhanda, mu bana bo mu muhanda. Mwakomeye Imana amashyi menshi. Ufite telefone uze gusiga nimero zawe, ndagushaka uze gusiga nimero zawe. Pastor, tuguhe mikrofone aricyo mva wavuga. Urumva wakivuga. Mikrofone iri he? Haleluya. Ndashimira Imana cyane kuko imirimo myiza yagiye inkorera. Nararaga ingange cyangwa se nkataha saa 8 z'ijoro cyangwa saa 10 bukeye. Byose yari ukubera Satani. Kuko aho mami yamfashije kanzana mu nzu y'Imana byose byagiye bikemuka. Ibyo gutaha nijoro, ibyo kurara ingange byose bikemuka. Ubu ngubu nsigaye nakare ataha no mu rugo. Ibyo ngibyo ndabishimira Imana. Imana iguha umugisha. Mama, hari icyo wavuga? Haleluya. Amen. Yewe ndashima Imana y'ukararaga akaza saa 8 z'ijoro agasinzira. Ubundi akarara ingange, njye nazinduka saa 11 nkahita njya kumureba aho yarara ingange. Hano bose barabizi basangaga. Bagahita mbabwira nimenyerekane yarara ingange, bagahita bahanyereka nkahita muzamuka nakagenda kuryama. Byageza saa 5 z'ijoro, nabanje kugeza saa 5 z'ijoro nkajya njya kumushaka ahantu arara ingange. Noneho nkamusangana na bariya nkahita mutaha. Namugeza mu rugo akahita acika agasubirayo. Ariko ndashima Imana ko asigaye ataha. Imana iguha umugisha. Ni ikihe cyifuzo ufite uyu mwanya wavuga? Fata mikrofone ukivuge. Ni iki wifuza? Urumva ushaka mu mibereho yawe ngo uhinduke kugira ngo utere imbere? Ni iki wifuza uyu mwanya? Ikintu wabwira Imana ngo Mana, nkeneye ko unkorera iki ngiki kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke n'ubw'umuryango wanjye. Yewe ikintu nasaba Imana, icyifuzo cyanjye ni uko yakongera ikansubizamo ubwenge buhambaye, ikansubizamo n'imbaraga zayo, nkasubira mu ishuri. Kuko mbere nari umukozi w'Imana nananura, ariko Satani yaje kungwisha. Akeneye ko Imana imusubizamo imbaraga zayo, akeneye ko Imana imusubiza no mu ishuri. Natwe turahari kugira ngo tubafashe. Ese mu babyeyi bari hano hari uwatetereza uyu mwana? Hari utamwishyurira ishuri? Hari utamwishyurira ishuri? Ni ukuri Imana izadushyigikira kandi mu kwa 9 uzasubira ku ishuri. Imana iguha umugisha. Ahagenda wicarire. Bo, ndashaka babandi mubana mu nzu. Ninde nande? ndavuga ati kugira ugirara hanze ngwino wanjye Imana yanangiye yaramaye. Ibyo ndabishimira Imana. Ndetse kandi Imana izagenda itwagura. Niba yaraduhaye shamburete ya 15 n'ejo bundi zaduhitaje, ntabwo bita birangira. Mu gihe uhumeka ntuzacike intege. Njyewe narindi ikirara kubera nagize amahirwe simbane na Mary nyine nkanga ishuri, ndetse nigaga n'ahantu hakomeye. Dore bavuga ko iwacu ngo nyine ngo twifashije, nkanga ishuri kubera Satani. Ariko ubuzima n'imyaka nari ngezemo yatangiye kunyereka ko ibyo ndimo atari byo. Yego. Ngiye cyifuzo cyanjye nuko twashinga korari nk'urubyiruko. Twarangiza kuko nigeze kwiga na piano, ni bari abantu bakanyigisha kubacurangira kuko hari amanota make nziho, bakanyigisha nkajya mbacurangira. Ibyo ndi kubyemera, ndabishaka rwose.
tukaza tukaririmba, imyenda y'inifomo tukayifata, ndetse Imana izagenda itwagura. Iyaduhaye umwuka wo kubaho, iyadushyize ku isi, nta kizatwima nituyisaba. Icyo usabwa ni ukuyikurikiza. Umuririmbyi yaravuze ati, ngwino unsange kuko abarushye bose n'abaremerewe ndabaruhura. Ariko nushaka kwishyiraho umunaniro nk'uko uriya prince nyine, niba yarazaga saa 8 agataha saa 8 z'ijoro, ubwo ni ukuvuga ati niyaza kubikomeza hari igihe ari no gutaha bakanamutega bakanamwica, ariko ugasigara ataha kare, n'izo ngaruka nizizaba. Ubu ndashima Imana yuko aba bajene dusigaye tuza, reba ukuntu dusa. Ikindi turi gusaba Imana ni ukureka ibiyobyabwenge. Ndabizi ntabwo ibiyobyabwenge twahita tubivaho, kuko nyine urumva haba harimo akantu n'akantu, ariko tugenda tubigabanya. Amen. Yesu nashimwe. Ngewe rero murabizi gahunda dufitanye kuva twabonana umunsi wa mbere, ababwiye ko birabona umugomba kubureka, sibyo? Kandi ntabwo mwajya muza ngo muhagarare hano ku rumuri mukitunywa, sibyo? Mubireke. Urumva Imana yaciye inzira iguvugana nawe, urabibona ko Imana iriho ivuga, amafaranga urayabonye, muvuye mu muhanda, mureke ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge nibi, ntabwo mwajya mwicira ibiyobyabwenge, ntabwo wakora business nk'ibiyobyabwenge, sibyo? Imana ibaha umugisha. Kandi hari n'ikindi Imana irimo irambwira, ubwo ngiye gusubirana na boss wanjye, ajya nkorara muri kampani hirya no mu Kinamba, Salveti bigiga amafaranga. Salveti gura ngahe? Reba aho nanjye gutekereza ko ngiye kujya nta ikimi na kibombi. Imana ibaha umugisha. Mugende mwicare bahungu banjye, turi kumwe. Mugende murepete neza, na uniform tuzishake. Yego cyane. Ariko nyamara murimo murabiseka, muzamura icyubahiro cy'Imana. Dufite ishimwe rero rinini, ni igitsikamutima. Dufite ishimwe riremereye. Abagore bose bo muri Holy Spirit ndumva twashima Imana, abo turi kumwe nabo n'abo tutari kumwe, ari abahari imbere namwe mwicaye aho, mubanze muhereza Imana yacu icyubahiro. Imana yacu rero ni ishimwe, ni umukozi w'umuhanga. Dushima Imana kuko Imana yivuze irasohoza. Twebwe ntabwo tujya twijujutira Imana. Cyambere namwe muyitegereze, namwe zabasohoreza igihe babwiye. Kibi no kuva mu masezerano nta mpamvu. Ntizimbye mu ijambo, reka tubanze duhumwe muri twe ashima Imana, ishimwe rye ikubima yacu yose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Amen. Rero dufite amashimwe. Hari aho Imana yadukuye, hari n'aho itugejeje. Nitwe babagore nk'uko mama presidente yabivuze muri Spirit. Impamvu dushima Imana, hari umuririmbyi mwavuze ngo dore ibyo twigiye ku birenge. Natwe hari uwo twigiye ku birenge bye, ari nawe wadutoje umurimo. Twagize amasengesho, tugira ibihe byiza, kumva uwo muntu uturangaje imbere yo ntore, iturangaje imbere muri Holy Spirit Church, tugomba kwishima. Si ituro rirerire, ariko riturutse ku mitima yacu, mu byubahiro tumugomba. Apostle wacu nadufashe nk'abadamu, tumuha agashimwe twamuteguriye.
Yesu ashimwe. Ndabona ibintu bitoroshye, za surprise ni danje. Zamura icyubahiro cy'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo ntugire ishyari biva muri uyu mwuga. Amen. Bagore beza, ndabakunda murabizi kandi ndabashimiye. Imana ibaha umugisha, muri abana beza, mukoze ku mutima wanjye. Haleluya. Buri icyangombwa se si ibintu binini, ni umutima. Ntabwo ndebye envelope, ahubwo ndebye umutima. Uburyo bicaye, uburyo babipanze, uburyo babitekereje, nibyo mpaye agaciro kurusha envelope. Ndabashimiye. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibagurira imbago, ibanezeze. Murabyibuka ku cyumweru Imana yari yatanze amasengesho mu badamu. Ese aba badamu nibo basenze gusa? Abadamu bacu aba nibo babonetse mu masengesho. Imana ishimwe kubera ko mwumviye. Mupfukame basengera Imana, mbasabira umugisha. Uwiteka Mana yanjye, Mana njya mpamagara ikitaba, Mana yaca umugisha, Mana yangize umuvugizi wayo muri iyi si. Aba badamu ndabasengeye mu izina rya Yesu. Guhera uyu mwanya mbatuyeho umugisha, mbatuyeho iterambere, mbatuyeho amahoro, mbatuyeho agakiza gafatika, mbatuyeho ubutsinzi, mbatuyeho iterambere, mbatuyeho ijambo, mbatuyeho Mwuka Wera, mbatuyeho amafaranga, mbatuyeho urubyaro, mbatuyeho kurera neza, mbatuyeho abana b'umugisha, mbatuyeho kuzaguka. Mana uzabatuza hakomeye, kandi ikiruta byose uzabahe n'ubugingo buhoraho. Reka aba badamu bazagira amahoro mu miryango yabo, bazaba bo kubahwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Nasabaga umukobwa wanjye Chantal ngo yigire hafi dushimane Imana, ndetse na murumuna wanjye Mama Bena nabo bigire hino dushimane Imana. Umva naje ndaritswe ndi umushyitsi, ariko nanjye sigaye ndarika. Amen. Komera Imana amashyi. Mana mbere ntagwigibeshya oya, icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo rikurikirana imyaka ibihumbi. Haleluya. Ndashima Imana gukoresha umwanya neza. Ndashima Imana ko yabanye nanjye ukwezi kwa kane kuva ku itariki ya mbere. Nagiye ku ntebe y'ishuri ndiga, nashakaga provisoire kandi naherukaga kwiga mbere ya jenoside. Nigaga yandi mashuri, ariko yo kujya mu ishuri ngo niga nshyira ibintu mu mutwe sinayigaga. Hanyuma ndangije mbwira Imana ngo nukuri uzabane nanjye kwiga ibintu kugira ngo ubyibuke. Narabyigaga nkagera mu rugo namaze kubyibagirwa, ariko mbwira Imana ngo uzabane nanjye ningera mu kizami. Nukuri ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane nicaye mu kizami, nukuri njya no kuri mashini, nukuri ikizami ndagikora mbona ndatsinze. Rero ndashimiye era yakabyara perime yo murumva izayima ko ntabwo bisaba gushyira mu mutwe cyane. Amen. Hanyuma ikindi ndashima Imana kubw'umukobwa wanjye Chantal yavuye i Burundi. Reka yamamare, ubutumwa bwiza tuvuga ni bwiza, iri koranabuhanga ni ryiza, kuko tubivugira hano bikamamara bikagera hirya. Rero ndashimiye ko ubutumwa bwamamaye cyangwa ubuhamya natanze ko bwageze i Burundi, burangije bukora ku mukobwa wanjye. Imana reka aba ari we mu mwanya. Imana imumugisha. Amen. Karibu. Haleluya. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu. Amen. Ku mazina nitwa Chantal. Ndi umumama w'abana 6. Yesu yarangiriye neza, abahungu 3, abakobwa 3. Nubwo bitaba byoroshye, ariko ndashima Imana. Hanyuma najya mbi Burundi nkurikira umugore wera. Si ukuvuga ngo niwe nakurikiye, ahubwo nakurikiye aho yakiriye. Nakiriye ubutumwa bwiwe kuri YouTube.
ngira amahirwe nshaka nimero ziwe kuri YouTube ndazisangaho ndamuhamagara maze kumuhamagara ndamubwira ko nifuza kumubona sino kumubona gusa ahubwo namaje ati mu Rwanda munashaka Imana ikora nk'uko kwihangana nk'uko bibaho kuko ibintu yari ariko aravuga byari bigoye kumva ko wabana na mu nzu yawe ukajya biba bigoye none binkora ku mutima musaba kuzahura nawe ndamubwira ati aho hantu wagiye wasengeye Imana ikaguha umutima nk'uwo ndashaka kuhaza ndahabone mebe ibyanjye ndi gukora mbishyira ku isoko mbona amafaranga kuko kugera n'ubu ngubu ntibyoroshe inzira zirafunze ubwira uze hano unyura Kampala ukabona gushika hano cyangwa ukanyura Tanzania biba bigoye ariko nshima Imana nageze hano ndamushaka ngeze Nyabugogo ndahamagara noneho nsaba umuntu twari turi kumwe muha nimero ansabira aramumpamagarira ndambwira aho ndi araza aramfata shima Imana uyu munsi ko namubonye nahuye nawe hari n'ibindi ngenda mbona nkabona ko Imana mu Rwanda iri gukora Yesu abamumuhe je ayo maki nagahagije komera Imana ya mu Rwanda maki Imana yacu ni Imana yacu irakomeye Imana yacu niyo kwizerwa abanyarwanda dufite Imana irahari mama irahari uzoyibonesha uzoyibona wongera uyibone basha uzosubira Burundi ufite Imana kabisa amen amen karibu amen amen mujya mwikiriza amen ejya n'umuvandimwe wanjye umuturanyi turasengana amen banyumva nashimye Imana cyane ngeze hano nge ntaje gusenga nagiye mu kazi mu gitondo nsanga Ejide yagiye kwiga imodoka hari kugwa akavura gato mbaha lift bari babiri turatahana mbageza mu rugo mpageze ambwira ngo agiye ku Kinamba gusenga rero kuko nkunda gusenga nanjye ndavuga tujyane nshimye Imana cyane ko nasanze Manzi hano Manzi muheruka kera ndi umudamu muto njyaye rimwe cyangwa se kabiri nuriya mwana w'umukobwa ukiri muto umudamu ukiri muto rero nshimye Imana ko nabasanze mu nzu y'Imana mbaheruka bacuruza nyuma umubyeyi wareraga yaje kumbwira ko ari umumotari nashimye Imana ko ari umukozi w'Imana kandi nshimye Imana amen Imana ibahumure reka dukomere Imana amashyi mwagize neza turanezerewe turabishimiye kandi Imana ni ukuri mwaje gushaka murayibona mwecare mugubwe neza Imana ibahe umugisha amen amen uyu ni umusaruro wa kera Ejide yabura tumaranye igihe kinini Imana iguhe umugisha mama kandi ndagukunda Imana ikugire neza Petit frère na Alliance nibo bari babizi iminsi yashize nabwiye Imana ko nshaka perime yego nari maze iminsi ntwara imodoka nyine bisanzwe bya gisore ariko nta byangombwa tugira hari umunsi umwe maze gukizwa nibwo natekereje ibihe byiza Imana yagiye inyereka ko ari Imana najyaga ngenda ntatekereza ngo nakora impanuka n'iby'urupfu ntabitekereza nkagenda ntazi yonjya ntazi niyomva ariko ndashima Imana ko ejo bundi mfite kode yo gukora perime nari nzi ko nzakora ku itariki 9 ndagenda ariko ntari naratangira kwiga ko nabonaga umwanya muke bijyanye n'akazi nari ndimo ndangije ku itariki 6 nibwo nari mfite gahunda yo gutangira kwiga ngezeyo mbaza umuntu wamfatiye kode arambwira ngo kode iri ku itariki 7 nibwo nzakora nari naratangira kwiga ariko ndavuga ngo Imana ibinyibukije iranaza kuyima mu gitondo ndashima Imana ko nayibonye ndashima Imana ko nta zindi nzira nta ruswa ntaki Imana yo mwijuru yampaye perime ndayishimiye aho iri mwijuru ibyumve basabaga nk'iminota nk'umwe tubyina agasimba turire Imana niba ubahe narabisenge ngo bajye bashima Imana nibyo
amen amen. Ikintu nahize nagihize mu mutima wanjye na mama sinabimubwiye. Ubundi ibintu byose ngiye gukora mbanza kubimubwira, ariko iki cyo ntacyo azi. Nahize ko hari umushuti wanjye bibye amafaranga, ngiye mbihiga mu mutima ko nabyakira nzagaburira bari abana bose. Ku itariki 17 bari abana nzabagaburira bose. Komera Imana amashyi menshi cyane. Reka twakira umukozi w'Imana Aline, dukomera Imana amashyi menshi. Amen. Ashimwe Marilo Diana ni umwuzukuru wanjye, kubera ko uyu ni umukobwa wanjye, twarabanye cyane akiri umukobwa. Rero ibyo Imana yavuze yarabishohoje, yabaye umumama. Reka twumve Imana icyo yamudutumyeho. Yesu aguha umugisha kandi turagukunda cyane. Amen amen. Komera Imana amashyi. Amen. Ura ni umubyeyi wacu. Amen. Teza amakuru. Amen. Akatureba abanzi barimo. Imana ibaha umugisha. Amazina nitwa Rino w'amahoro, nsigaye mbihuye. Murumva ko nakoze n'urugendo runini. Amen. Hanyuma rero Yesu arakora, kuko nta jambo Imana ivuga ariko niba umuntu mwegeranye mubwire ngo kuko nta jambo Imana ivuga. Imana igireba ikitegereza, yamara kwitegereza ikitegereza umuntu wayo, ikamwitegereza kweri. Imana ntabwo irindi jambo ryonyine, ahubwo irinda na nyiraryo. Kandi impamvu Imana irinda nyiraryo nuko iryo jambo rigomba kugira umumaro kuri uwo muntu. Amen. Ndashimira Imana ko yarinze ijambo ryayo ikasohoza. Ibwira Imana ngo witegereje neza waru ukuntu ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze, uko niko yabigenje. Haleluya haleluya. Twarasengaga Imana ikavuga, tugasenga ikavuga. Rimwe na rimwe ukagira ngo ibyo ivuga ni inzozi, ariko irakora. Haleluya. Ndashimira Imana ko ubu ngubu yabaye apotre. Amen. Twaraye ubutayu, twaraye ubuvumo, aho twagendaga dukambakamba. Rimwe na rimwe nkabeshya mu rugo ngo imodoka yangonze kugira ngo bantande. Ariko ugira neza. Amen. Ariko ibintu Imana yavuganye natwe yarabisohoje. Iyo nabaga ndi munini, nabaga mfite ibiro 48. Abakeza najyaga njye iwabo bagashaka umwenda bampa kwambara bakawubura. Amen. Kubera ibiro nabaga mfite. Ariko murabibona kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Wanahise asifiwe. Ndashimira Imana ko yangize umubyeyi. Uwo mwana Diane namubyaye ndi mu nzozi. Imana arambwiye ngo ntuzigere ubabara nk'uko abandi babyeyi bababara. Uko niko yarinze ijambo ryayo. Pasa namubyaye ndota ndi kubyara kiduka umwana araho. Haleluya. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya.
dawidi aravuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Amen. Haleluya. Ntabwo ndi bujye mu buhamya kubera amasaha, ahubwo reka tujye mu ijambo ry'Imana. Abantu Imana yahaye kuramuka nimuyiterere haleluya. Ababyeyi n'abagabo bateranye uyu munsi nimuyiterere haleluya. Abasore n'abakobwa hoya ntiyabanze namwe irabibuka nimuyiterere haleluya. Hanyuma twese dushingiye ku kuntu Imana yaturinze, dushimye ko twabyutse bigakunda, dushimye ko tugeze aya masaha Imana ikituhagazeho, tuvuge ngo amena. Hanyuma rero hari ibintu bituma Imana ikora. Kuba imbere yayo ntiwiyumanganye. Batera haleluya ukaza uri uwa mbere, bavuga mu kubyina ukaba uwa mbere. Ubundi ikintu ukoze batakwingingiye, haleluya bataguteye, umudiho bataguhatiye, retupetize bodokaye, amashyi batakubwiriza. Hari ibintu bituma Imana ihaguruka ikaza kwitaba, ikaza kureba. Natitokezedo abantu bateranye kuberayo. Haleluya. Ntabwo umuntu yaseka adafite ikimusekeje, neva. Nta n'umuntu ashaka kwishima adafite icyamushimishije. Ntabwo Imana rero igipfa kumanuka idafite icyayimanuye. Haleluya. Kandi buri kintu cyose kikugize Imana ifite ikigukundira. Wanyitabye ngo amen. Niyo mpamvu rero nugera imbere y'Imana wireba ababyina, wireba akoma amashyi, wireba abatera haleluya, ahubwo akora icyo ngicyo kirimo kukwakamo, kora icyo ngicyo umwuka ari kugutegeka, kora icyo ngicyo urimo kwiyumvamo. Hari igihe Imana irakireberamo bikahita igupangira umugisha. Imana ikahita igupangira umugisha kubera icyo yakurebeyemo. Wireba wivangwa n'imbyina baranseka, reka baseke, reka mubwengo mu kuguseka iyo igitangaza kirapfa, mu kukuvuga n'Imana iratabarira. Wivangwa ndabikora nte, wivangwa ko ndi umusaza, wivangwa ko ntabyo nzi. Bigerageze gusa, niba ari amashyi, niba ari umudiho bayanyeganyega, hatikize ngo yasi urebe Imana ikikora. Hatikize ngo yasi ntabwo ari pirate, Imana n'orojinali. Aisazo tatize voyasika aize vodotaisiri grome tatize waya aisazo ntiwirebere gusa uvuge ngo reka ndebe bavuga gutanga. Wivuga ngo igize ngo ko mfite 100, ngo ko mfite ngo 500. Ntabwo Imana ireba byinshi, ireba umutima wabikoranye. Bibanza kubihata. Imana ikubwira ati tanga kiriya, kora kiriya, ubusa ndabigenza nte, ubusa ngo runaka katarahaguru. Hari abantu bahaguruka kuko babonye runaka haguruka. Ntugahaguruka kuko runaka hagurutse, ahubwo haguruka kuko umwuka gusunika. Takize ngo yasiri kuko ari kugutegeka, kuko ari kuvugana nawe, kuko uri kumva ibintu bikubwira ngo bikore, bikore. Igwa na MTN bagira promotion, nguhaye promotion zamurizo haleluya. Iki ni igihe cyo kugira ngo Imana ikore, nubwo Satani ari gukora ariko n'Imana iri gukora. Haleluya. Reka mbabwire abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwa. Kandi reka mbabwire urufatiro rw'Uwiteka ruriho, rwanditseho ngo Uwiteka amaze. Nubwo babikora nabi, nubwo ababyiyitirira ari benshi, ariko urufatiro ruriho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ijambo
imigambi yawe uko niko Zaburi ya mbere yanditse ngo ntahagarare mu nzira y'iki ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka. Asifiwe Bwana Yesu. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicare no mu nteko y'abakuru. Ntabona bashyushya inkuru ngazishyushye, ntabona bagambana ngo agambane. Iyo umuntu umwejyanye ngo buri muntu afite ibyamutukuje amaso. Hahirwa umuntu wiraba nguvuga ati ngo ko bamvuga ko bagira gute, buri muntu afite ibyamutukuje amaso, avuga cyangwa bireke. Ubundi reka mbabwire, mureke dukorere Imana, ubundi abavuga bavuge, ahubwo mujye mubabwira abashaka batera nkunga. Haleluya. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye maze ibyaha bye bigatwikira. Ariko wadusomeye Zaburi ya mbere ubundi k'amasaha yagiye n'ubundi katari twe twazanye amasaha. Vuba vuba cyane uhageze basome vuba vuba. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro, kandi amategeko y'Uwiteka niyo yibwira. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacu, ibibabi byacyo ntibijya byuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mwakire neza ijambo please gato. Biravuze ngo ababi ntibakora, ababi ntibamara, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa nk'umuyaga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abakunda ijambo haleluya. Nguwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi by'ibindi byakuma ariko cyo gihora gitoshye. Uyu muntu uhorana n'Imana nubwo haza amagambo arakomera, iyo bavuga arakomera, inzara ihari arakomera, kuko igihe cyose ahora atoshye. Ntabwo kuvuga kwe, ntabwo guhanura bisaba indirimbo nyinshi, ntabwo kuvuga kwe bisaba umudiho mwinshi, ahubwo kubera ko ahora hafi bugufi bw'Imana, Imana iramukorera. Amen. Haleluya. 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 Gukorera Imana si ukuza imbere y'Imana ngo uyereke agahinda n'umubabaro, ntabwo Imana ibyitayeho. Icyo Imana yitayeho ni uko wazanye umutima uyihimbaza ndetse uyiramya, warangiza ukayisiga Imana nayo ikareba ibibazo byawe ikavuga ati mwana wawe, kubwo kunyagwa k'umubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, reka bati noneho ndahaguruka kire mu mahoro bacurira ingona. Ariko niba ari amashyi y'Imana jya uyakoma, uyakoma batabigufata, kandi ubundi burya aya ni ayacu. Yes, ayo ni ay'Imana. Nkongera indi haleluya izamure. Asikia ngo sinsoje. Amen. Haleluya. Haleluya. Dawidi
batatu bati mbonye uwo nkunda. Haleluya. Imana yarangiza yamara kureba umutima we ikamunezeza, amubwira ati nzakugirira neza. Hereza Imana icyubahiro. Ikamubwira ati nzabana nawe. Amina. Haleluya. Umunsi umwe Dawidi yicaye mu ishyamba arimo kwibaza tubuse koko bizagenda bite. Reka mubwire ngo aho utazi umunsi, aho utazi igihe, bwira umuntu umwe ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Haleluya. Haleluya. Dawidi aza kumva inkuru nziza Imana imutumyeho. Haleluya. Arangiza aracuranga ahita abanga Uwiteka niwe mungeri wanjye. Aravuga ngo sinzace ngo njyamisha mu cyane ubwatsi bubisi, ngo njyane iruhande rw'amazi ngadasuma, ngasubiza intege mu bugingo bwawe, ngo kandi ayobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Avuga ngo naho nanyura mu gikombe ngo ishyimbo ye nihone nibyo. Avuga ijambo nakuze, arangwa ntegurira ameza imbere y'amaso y'abanzi banjye. Ishyimbo ye n'inkoni nibyo bimpumuriza. Noneho ntabwo bimpumuriza gusa, ahubwo antegurira ameza imbere y'amaso y'abanzi banjye. Wibutse ko Imana hari ibintu itakora itarabanje kukwegereza abakwanga kugira ngo bazamenye ko ariyo yabivuze. Ntabwo Imana yagusubiza itabanje kukuremera abanyamakuru bakwamamaza. Rero tekeze vodo tayisirgo kugira ngo bazamenye kugira neza kwawe. Bibiliya iravuga ngo Imana yanangiye umutima wa Farawo kugira ngo izamwemeze ku munota wa nyuma. Ntabwo Imana yazana ibisubizo byawe itabanje kurema ababirwanya. Kugira ngo nibiza bazavuge ngo burya koko yari Imana yabivuze twumva. Imana ntishobora kugutabarira mu gihugu utazwi. Niyo utaramenyekana ibanza kukumenyekanisha. Haleluya. Kugira ngo bazamenye ko ari ivuga. Ese ubundi ahantu batakuzi babwirwa n'iki byo uvuga ko ari ukuri? Haleluya. Haleluya. Ese bavuga ko uvangiwe utarahanuye? Haleluya. None bavuga ko ushaje utarabaye nk'usore. Haleluya. Haleluya. Imana igukura mu mbusa n'igushyira mu isezerano. Piga makofi kwa Bwana. Imana ikora kuruta uko abantu babikeka, kuko irabanza igakusanya amakuru ikegeranya n'ibihamya. Iyo imaze kubyegeranya irema n'abagomba kukugenda imbere. Haleluya. 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 Ntuzibaze ngo ndase Imana ngo kubera icyo abantu batanze kuki batangira n'uko igihe kitaraza. Rimwe na rimwe hari igihe ushaka kugira ngo Imana ize mbere ubyine mbere y'umuziki. Mana ntibansura bagusura nta cyayo ugira. Imana yabaye iguhishe kugira ngo abantu batamenya amakuru, iragutwikira. None wowe urashaka kwiyamamaza mbere.
bagasanga nta matora nziza uryamira bazagenda bavuga ati mwabirebye ati usibye na mukaro nayo ntiwayihabona. Ariko Imana iyo yitamuruye n'utari ukuza arakumenya, n'uwaguhitiranyaga aragusobanukirwa. N'uwagusuzuguraga arakwemera, n'uwagupingaga kubaza amakuru. Imana si umuntu ngo yibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora. Ongera umubwire ngo kuko nta jambo ivuga ngo rihere. Ni muri kunshira amasimba haye hareruya ni muyitere ntacyo bitwaye. Dusomere muri Ezekieli 3:7 nsoreza aho ngaho dutaye. Yesu azaza. Arigihe nzaza tuvuge Yesu neza. Amen. 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 Uwo munsi uzararike n'umurozi. Mbereke Imana ikora. Imana itari Bayali, Imana itari Nyabingi, Imana itari Yashera, apana Imana y'impapirano, Imana ikora ku mugaragaro. Haleluya. Haleluya. Yego twagiye hera ku wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ezekieli 3:7 yerekwa ry'amagufwa yumye. Haravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Uko kwiteka ntikwaheze. Ukuboko kw'Uwiteka ntikwaheze. Uko kwiteka kwangezeho asohora mu mwuka. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Azengurukana aho yari yakikije hose. Uze wakongera ukansomera. Imana iguha umugisha. Aravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Ansohora ndi mu mwuka. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Anzengurukana aho yari akikije hose. Maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yemwe magufwa yumye nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Uwiteka avuga ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka wanjye kugira ngo mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwijeho n'inyama, kandi mbatwikirize umwitero, mbashyiramo umwuka mubone kubaho. Mumenye ko ndi Uwiteka. Mumenye ko ari anko, mumenye ko ari shangazi, mumenye ko ari inshuti zanyu, mumenye ko ndi Uwiteka. Mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita. Yego. Ngo mbona isi itigita, amagufwa atangira guterana. Buri gufwa ritangira gusanga iryaryo. Komeza. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, ngo maze inyama ziyameraho, byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga
uhanure mwana w'umuntu yego maze ubwire umuyaga uti uku ni ko umwami w'iteka avuze uturuke mu birara bine wa mwuka we uhuhe muri iyi mirambo kugira ngo yongere ibeho nuko mpanura uko nategetswe maze umwuka uyinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi. Haleluya. Ariko murabyumvishe ngo nuko igira gute ibaho ngo yiremamo inteko nyinshi ihagarara ku maguru yayo. Yego maze arambwira ati mwana w'umuntu aya magufwa nayo b'inzu ya Isiraheli bose dore baravuga bati amagufwa yacu yarumye kandi ibyiringiro byacu byaraheze twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwira uti uku ni ko umwami w'iteka avuze dore noneho ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mumenye ko ndi Uwiteka. Nzabagarura mu gihugu cyanyu bwite. Muzamenya ko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo yemwe bwoko bwanjye mwe, kandi muzamenya ko ndi Uwiteka wabivuze urangije unabikomeje. Takize voto bwanyu siri grone. Muzamenya ko ndi Uwiteka wabivuze kandi ubikomeje ubwo nzaba maze gukingura ibituro byanyu mwa bwoko bwanjye mwe nkabibavanamo abakura mu butindi abakura mu madeni abahagatiza kanjye abasukaho umwuka wanjye mukongera mugahanura mukongera mukwerekwa mukongera mukarota muzamenya ko ndi Uwiteka wabivuze kandi wanabikomeje. Ntabwo yabivuze gusa ahubwo yaranabikomeje. Bwana Yesu asifiwe. 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 Atira umwuka w'Imana, atira umwuka w'Imana, atira kubaho, atira kubaho, atira andi mavuta, atira ubundi buzima. Nebidikize vodotayi rezedeze wayasika aize vodotayi sirigome aizazo nzabateraho inyama batwikirizeho umwitero wanjye bashireho inyama bashyire mu mwuka wanjye mubone kubaho. Nagiye kubona murabona kujya yenda rero kutabimeze aya mapiri Imana irambwira ngo si umuntu ngo yibeshye. Takize boyasiri grome icyo umwanzi yifuje Imana yaragihinduye. Kandi Imana ikunda kugira umutima uca bugufi. Amen. 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 Imana irambwira ngo nubwo uyu munsi hari amatangazo atarava mu nzira ariko Imana ije kuyasiba. Kandi nicyo gihe Imana ubwo igiye kuyasiba ugiye kuzabona ibihamya byayo bitari pirate biri original. Bwana Yesu asifiwe. Imana irambwira ngo nutakuzi nutarakumenya azakumenya. Pereza Yesu icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pereza data icyubahiro. Ngiye kubashyiramo umwuka wanjye kugira ngo mwongere mubeho. Hanyuma uyu mwaka
Imana ikuyeho urupfu ku buzima bwawe. Uko bahoze bakubyinira, uko bahoze bagukorera anniversaire, ni nako bari bagiye kuzakuririmbira. Ariko muri aya materaniro data kurebeyemo, Imana irambye ngo ikongere iminsi ntuzayipfusha ubusa. Hanyuma ibisigaye mukomerere mu mwami, muhore mukenya amabatabaza ahore yaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuko azaza nk'umujura, atize voya siri grome, kandi azaza ntazatinda. Imana ishimye cyane. Rero ndasoje, muhaguruke dusenge. Ni kuwiteka gusa abantu uhereye no ukageza iteka ryose. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo nubwo harimo abarira, ariko hari Imana ije guhoza. Tokize waya siri grome. Imana irambwira ngo Zedrasi, najya kubona mbona abantu b'imivuduko, abantu barwaye amadiyabete, amakanseri, abantu barwaye ibibyimba mu nda, mbona abantu bafite ikibazo cy'amaguru, hari n'uwaje babara mu rubavu, hari n'umuntu urwaye umugongo arivuje biranga. Nagiye kubona mbona marayika ari harana burankara atera abantu inshinge. Hari n'abantu babiri bafite gahunda randevu yo kubagwa, hari icyo Imana ikoze. Amen. Kandi nabonye Imana yishyura abantu amadeni. Ize foto tasiri bro. Asa. Numvise Imana irambwiye ngo nuko indura ari nyinshi, ariko muhumure Yesu arahari. Kandi reka mbabwirire ijambo. Takize wa yasiri grome. Mukunda Imana, mukiranuke, ubundi mugire icyo muyishinja. Yesu arakora kandi akabigaragaza. Ngwino dusenge Imana, nawe ngwino dusenge. Tugiye gusenga isengesho ridasanzwe. Haleluya, haleluya. Hamara isengesho tugiye gusenga, Imana idusizeho inyama, ikadutwikiriza umwuka wayo, ikongera ikaduha ubuzima. Tugiye kuyikurira ubwatsi. Imana ishi. Haleluya. Ugiye kwicara gato, hanyuma uhaguruka uzamura haleluya yawe. Icara. Ndabara gatatu. Rimwe, kabiri, kabiri, kabiri. Uba mu bwihisho bw'isumba byose, azahora mu gicucu kiza cyishobora byose. Nge ndabwira Uwiteka, uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye kinkingira amanywa n'ijoro. Abiringiye Uwiteka bameze nka wa musozi mwiza wa Siyoni, utabashika kunyeganyezwa. Uko imisozi igosi Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be. Humura mwene data, reka gucika intege kandi ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Humura urwo rugamba, oya ntabwo ari urwawe, ruhari Uwiteka wenyine azarurwana. Kabiri. Abiringiye Uwiteka bameze nka wa musozi mwiza wa Siyoni, utabashika kunyeganyezwa. Nk'uko imisozi igosi Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu. Gatatu. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira
ndakubwira ngo buri muntu mu mwanya urimo najya ava mu mwanya aze anyura acecetse anyura inyuma y'aba bantu asubire mu mwanya we. Imana iremye igitangaza kandi muzagaruka kwa gatanu muje gushima Imana. Iyo akubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora. Iza kuza muri kwicaze mu bikomangoma, uzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, aho twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Tuzajya tuvuga ngo irera irera irera, tunongereho ngo uri rubasha uri rubasha. Tuzajya tukwita umubyeyi uri umubyeyi, kuko natwe turi abana bawe kandi bwite turi ibibyarirane. Tuzajya tuvuga ngo urera urera urera, tunongereho ngo uri rubasha uri rubasha. Tuzajya tukwita umubyeyi uri umubyeyi, kuko natwe turi abana bawe kandi bwite turi ibibyarirane. Reka bakuvuga bavuge bafite igihe, nibazavuga niwabyumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravuga, kandi ikindi yakumenye ukiri urusoro. Yaherekeje Gideyoni mu ntambara, yambukije Abisirayeli inyanja itukura. Ntugire ubwoba ntugire ubwoba. Reka bakuvuga bavuge bafite igihe, nibazavuga niwabyumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravuga, kandi ikindi yakumenye ukiri urusoro. Yaherekeje Gideyoni mu ntambara, yambukije Abisirayeli inyanja itukura, ibatiza amaboko akomeye ya Farawo. Ntugire ubwoba ntugire ubwoba. Tuzajya tuvuga ngo irera irera irera, tunongereho ngo uri rubasha uri rubasha. Tuzajya tukwita umubyeyi uri umubyeyi, kuko natwe turi abana bawe kandi bwite turi ibibyarire. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'amahoro, uri Imana ikora, uri Imana igira neza, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ibinyuranya, uri Imana ivuga ijambo ikabisohoza, uri Imana ikora, uri Imana itungura, uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura izina. Urakoze ubwoko bwateraniye imbere yawe. Retokeze pone kaya haisaso laso haizopere lezeze waya haitokeze nema haizedraisi domenia haisaso haizopere aroro tokeze waya koze mana. Tuhamiriza abadayimoni n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Abadayimoni barwanya ubwoko bwawe, abatazi ubukene, abatazi ubutindi, n'izina rya Yesu. Tukuzaho inyatsi n'izina rya Yesu. Reka wubake ingo, tanga ubuzima, tanga urubyaro, ishura y'amadeni, gaburira abashonji, ambika abambaye ubusa, abari mu manza, abari mu ntambara, abari mu bigeragezo, abari mu mashyamba. Tutekezeho Mana Data, bagirire neza. Turahambiriza imbaraga zose, turirukana, turakubita hasi, turashwanyuza, turirukana, turavuguriza, twiragiza, turashorera ibiperereza ku bantu bawe, turakuzaho n'izina rya Yesu. Abantu bari bakira ubuzima, bakire gukira. Turagushimiye takize vodotari, ndagushimiye Mwami kuko zibitangaza bitatu bikomeye muri iri teraniro, kandi ndagushimiye kubohoye ukabakuraho iyi minyururu, iyi migozi. Ndagushimiye ko abarotaga nabi ubarinze inzozi. Ndagushimiye Mana Data, uyu muntu Aizedraisi Satani yarateje kanseri kuyivanyeho. Hetokezevo ndagushimiye takize wa yasiri grome Mana kukijije ama diabete. Retokezevo ndagushimiye imivuduko
muvuduko mana uhinduye ubusa reze vodota ndagushimiye n'uyu nguyu Sedraisi oraga wikanga amarozi takize voyasika ndagushimiye mwami ayisiri hari umuntu ukijije ibisazi muri iri teranye reto tekezewa ayisanso ayizopere ndagushimiye waje babara mu rubavu kumuhinduriye izina reto tekezewa yasire ndagushimiye ufite ikibazo cy'ugutwi kumurengeye ayizedraisi n'uyu nguyu bariganyije takize vodota ndagushimiye ko mwami uburaniye abantu bawe hayizevo ndagushimiye ko ari umuntu ukwiye igifungo muri iri teraniro reto kezewa yasiri grome mana ni wamamare reto tekezevo ndagushimiye ko Uwiteka mana data uhembuye abantu ba tugukomeye amashyi menshi tukuvugiriza impundu amen amen